Welcome to a little bit tech where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronics repair. Never give up mpaka nyagize. Ngira ngo twagiye turebera hamwe uburyo wakura charging port kuri zino telefone. Iriya charging port tugenda turebera hamwe uburyo wahindura screen y'izi telefone, ariko hari akantu nibutse ko tutarebeye hamwe nshaka kuza kubereka. Ese iyi telefone mu gihe yapfuye amatushi yose yanze gukora, ukagura essence ugahanagura n'uburoso bikanga, ugasanga umurongo wose w'amatushi wapfuye, uzabigenza gute? Ubu ngubu rero tugiye kubireba mu buryo buri nka teori, ariko no gukurikira neza nuhura n'icyo kibazo mu buryo bwa pratique bizahita byoroha cyane. Turabivuga kubera ko ngari buryo buri nka teori, kubera ko icyo kibazo nta kifite ngo tugikemure murebe, ariko ndabereka inzira dukoresha tugikemura, yaba ngewe, yaba bagenzi banjye, yaba n'abandi bose ubona bari gukora zino telefone amatushi yarapfuye burundu ukabona birakunze. Ndatangira mbereka neza uburyo ki upima, ubanza gupima ukareba amatushi ari gukora n'atari gukora. Mfite nkomeza mbereka uburyo wabigenza. Ngira ngo murabizi neza yo ari umwanda, murabizi ko icyo mwihutira nta kindi no gukuraho kano gashashi, mwamara kugakuraho mugahanagura, sibyo? Noneho urahanaguye biranze, urakakuyeho gutya, reka tugakureho, ugakuyeho kuriya. Umaze kugakuraho uzanye uburoso, uzanye n'aka essence, urahanaguye neza. Umaze guhanagura biranze, ntega amatwi rero kandi ukanure n'amaso cyane. Nuhumbya urahomba cyane kabisa, ukanure cyane kuko nuhumbya urahomba. Hanyuma amatushi yacu dore nuko ameze. Izi telefone hari igihe bayikuzanira yapfuye amatushi atari gukora, umurongo wose guhera hejuru kumanuka ugasanga nturi gukora. Niki uzakora? Mbere na mbere reka mbanze mbereke uburyo uzapima ukamenya amatushi ari gukora n'atari gukora. Mbere na mbere uzabanza setting multimeter yawe handi twabonye muri bere, muri continuity test, ku buryo ukozaho gutyo kumva bigize bite biratatse. Icyo uzakora nta kindi, uzafata probe gutya, sibyo? Turi kugendana neza. Ufata umutuku ushyire kuri masse, kuri ground. Iyi ngiyi aba ari ground, iyi aba ari ground. Numara kushyira kuri ground, icyo uzakora nta kindi, uzaza ku itushi rya mbere upime, urebe ko ubona imibare. Ugenda upima ureba ko ubona imibare, upima hagati na hano ku ruhande, ugenda upima. Ijya uzageraho ntubone iriya mibare ihindagurika. Sinzi niba muri kuyibona neza, reka ngire gutya kugira ngo tugendane neza. Wasandi kuvuga imibare kandi tutari kujana, turi kujana, twagiye. Nuhumbya urahomba, uzashyiramo urebe ko iriya mibare igenda n'ahandi gutyo. Aho uzagera ikanga kugenda, ugasanga iri kugenda nk'igice kimwe, iryo tushi riba ryarapfuye. Hanyuma ibyo nibirangira hazakurikiraho iki? Usanze harimo amatushi ari adakora, uzashyira igipimo cyawe ku ruhande, kuko umaze gupima wabibonye. Maze gupima umaze kubona adakora n'ayahe, akora n'ayahe. Nta kindi uzakora, uzafata telefone yawe motherboard uyikuremo hano, ukure muri kavu. Numara kuyikura muri kavu, munsi y'iki cyuma niho dusanga CPU. Ugomba kugikuraho iki cyuma. Numara kugikuraho CPU ukayiganinga, ukuraho kano gashashi kagashyira ku ruhande. Icyo ni igihe tugendane neza, ni igihe usanze amatushi atari gukora. Icyo uzakora rero ni ugushaka uburyo bwose bushoboka uzakoresha kino cyuma ukagira ute, ukacyegura. Ushoboye gufata urwembe gutya,
nk'ubu ndi gukoresha bisitiri. Ahangaha ni cya gihe udafite ubundi buryo, nta gani ufite ngo ube wagira ngo ukegure, icyo gihe uziyambaza uburyo bushoboka. Uzaza ufate iriya sudire iba igisudiriye hariya, ubanza use n'ugenda uyikata. Urabona ko hano hambere wagakase kakunze, numara kuyikata nta kindi uzakora, uzagira ute, uzomora kiriya cyuma. Iki cyuma uzacyomoramo neza, uzacyomora ku buryo nta kantu uri bwangize. Naho zino nzira zo ku mpande aho kiba gisudiriye kuba zakomoka zo, ibyo ntacyo bivuze. Ikibi ni uko wakata kapasita cyangwa resistance irimo imbere, nurangiza icyuma ukegure. Uzabikora witonze, aho ubona kitari kugenda wongera uzane rwa rwembe rwawe, iriya sudire iri kukubangamira, ubanze nayo ugire gute uyikate. Turi kugendana neza, murimo murareba uko ngenda bigenza, murimo murabireba. Ngeze hano naho yanze kweguka, urirata kurinde, uraza uyibwira ati ntukanyirateho, nurangiza nayo uyikate. Ugomba kubikora neza ku buryo nta kintu uri bwangize. Numara kuyikata nacyo ukegure, numara kucyegura kiveho neza. Urabibona ko kivuyeho, wabibonye ko cyavuyeho, nta nzira yangiritse, nta nzira yagize gute, nta nzira yangiritse. Dore ngiki, iki rero urakigorora neza ku buryo uri buze kugisubizaho umukiriya akabibona. Nta kindi tugiye gukora rero, urazana ya telefone yawe uyishyire hano kugira ngo uporoteje iriya tabu. Numara kuyishyira mu gakava kayo, urahita uzana verasudi yawe. None ushobora kuba ufite sodaringi pesite cyangwa utayifite. Niba utayifite ntugire ikibazo, wageze kuri Aritubeteke, ndakwibira irindi banga. Urazana buji, numara kuzana buji urakuraho utubuji, udusige neza kuri ya ayisi. Ugenda utuzengurutsa inyuma hariya ku nzira zayo, ugenda usigamo gutya, turi kujyana, usigemo hariya. Iki ni igihe udafite iki, tugendane neza, ni igihe udafite sodaringi pesite, uzakoresha bushi. Ikizaba bigufasha ni iki, ni ukugira ngo ihite yinjiramo hariya imbere, nirangize gufatishe gutwika n'imbere iyaze za sudire. Niba iyi porosesi yari yaregutse yongere yicare. Icyo ugiye gukora ni iki rero ugiye gukurikizaho, umaze gushyiramo iriya buji, ugiye kuganinga cyangwa se gushyushya, ugiye gushyushya ya porosesa yawe. Ushobora kureba gutya ukabona uri buze gutwika ya purasitike, ukayigezayo, ukazana telefone yawe ukayishyira hano, warangiza ukayifata gutya, ugahita uza kuri ya ayise, ubundi ukayiganinga, ukayishyushya. Nimvuga ko ganinga wumve kuyishyushya, ugashyiraho kabisa, igashyuha bien, igashyuha kabisa. Noneho igihe uzaba ufite gani, ntabwo uzirirwa ukoresha iyi ferasudi gutya. Uzafata gani utungeho, uzengurutseho, ishyuhe neza. Urayishyushya ku buryo na ya buji yinjiramo imbere, ukayishyushya bien. Ubu iyo umaze kuyishyushya rero, urongera telefone yawe ukayatsa, ukajya kuri wa murongo w'amatushi. Akenshi usanga wakoze. Iyo usanze utakoze,
urongera ugasubira inyuma ukareba neza ko ushobora kuba wakoresha ubushyuhe budahagije, ukongera ukayiganinga. Ku bazi gukoresha buji rero nanone ushoboye gucana buji ukayitunga hariya munsi, ugatunga hariya munsi neza ahangaha, ubundi kagashyuha neza ariko kirinda kuyinyeganyeza kugira ngo zino components zo ku mpande yaba resistance, amakapasita n'ibindi bitangirika. Iri ni ibanga mbibiye kuri Alitube Tech rizagufasha gukora ari amatushi neza. Hari n'igihe fone zima burundu waza waganinga aha hantu telefone ikongera ikaka, iryo ni ibanga mbibiye. Hanyuma ikindi gikurikira y'ibi ubikoze ya matusha agakomeza kwanga, ushaka telefone nk'iyi ngiyi ugakuraho iyi ice. Kuyikuraho rero ni ugucana ya buji nk'uko twayibonye ushoboye kuyikuza systeme charge, ubundi ugatereka hejuru hakayaga ukagateruraho, ukazana kandi ukagaterekaho. Ariko ako ni akazi karekare ku buryo ubasha kubona indi plaquette, uhita ubwira umukiriya ati ugura indi motherboard cyangwa se gura indi plaquette. Dore ni ibi ngibi kabisa, ahasigaye amatusha gusubira ku murongo. Niba ugeze kuri uyu munota uri kumwe nanjye rero, ni ikigaragaza ko ukeneye kwiga, ufite umuhati, ukeneye kwiga. Utwo dutirikisi tugomba kugenda tuturebera hamwe, ugomba kuza mbibira utuntu tutubanga hafi aho ngaho. Byabi telefone binini bita ngo babyita ngo iki, ngo ni ritiko, ngo ni ritiko by'ibitekino, nibyo bikunda gupfa mikorofone, ugasanga urayihinduzanye uzanye iyindi nshyashya ariko nayo yisizeho iranze neza neza. Igihe yanze rero ni ibanga rimwe gusa, ni ukureba hahandi yari isudiriye, ukareba utuyira tuzamuka tujya hejuru, ugakurikirana aho tugana akaba ariho utera udusinga, ubundi ugashyiraho mikorofone yawe izahita ikora. Wageze kuri Alitube Tech niki wabura? Kanda subscribe niba uri mushya, ibuka gukanda like, comment ni ingenzi cyane. Ibuka gufungura inzogera niba dusanzwe tubana kugira ngo utarajya ucikwa n'amasomo nkugeza. Ndatekereza mu by'ukuri ibintu byinshi tumaze kubireba, wenda gukura aya menyo nabyo ntitwabirebye, ariko nabyo ni ibintu wamaze kumenya. Gukura system charge ni kimwe no gukura amenyo ukazana andi ukaterekaho. Ndavuga amenyo yakiye batiri, aya ngafataho batiri. Wamaze kumenya gukura kano ka charging port, biroroha cyane. N'ibindi biroroha, wamenye gusudira, wamenye kugira ute. Hanyuma ndabashimiye ugeze kuri uyu mwanya tukiri kumwe. Tuzasubira muri video z'ubutaha, tuzasubira mu masomo y'ubutaha. Iyi yari mbere yuko dukomeza turebera hamwe no kuri ampuri ubu ngubu nizo tugiye guhita dukurikizaho session yazo. Nazo tuzaziga tubanze tumenye board igizwe n'ibiki bimeze bite, hanyuma ahasigaye turebe n'ukuntu wamodifiya, ugafata ampuri itagiraga FM ukayiteraho FM ikagisoma bluetooth, ugacuranga radio, byose rwose ukabikora. Ni ibintu byoroshye cyane wageze kuri Alitube Tech. Ariko niba utakaza subscribe ntabwo ibyo bintu uzabimenya, nta nubwo uzamenya igihe nashyireho iyo video. Never give up mpaka nyagize.